Imana ishobora byose, twarutse imbere yawe kugushimira yuko umwami w'abami izina ryawe rihabwa icyubahiro. N'aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe, Umwuka wawe wera wamusezanye kugira ngo atuyobore, maze agendere imitima yacu, adutere kukugandukira no kukuyoboka. Reka muri gahunda y'iki cyigisho tugiye kwiga, imitima yacu yejeshe ukuri kw'ijambo ryawe, dutunganize kuzagusangana ngo ugiye gutunga ku bicu. Ndasabira umuntu wese uzakurikirana kino cyigisho kugira ngo Umwuka wawe wera azabane nawe, amwereke imibereho ye kandi amutere gufata umwanzuro uhamye mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana yuko muri aya masaha tugiriye icyizere, tukaba tugiye kwiga ijambo ryayo. Ijambo ryayo ritangaje kandi yifuza yuko ryatubera ihumure kugira ngo muri iyi mibereho isoza amateka y'isi tugire imibereho ishikamye kandi idutere kuzamusanganira ubwo uzaba atungutse ku bicu. Ibyanditswe byera bigaragaza neza yuko mu ijambo ry'Imana harimo amasezerano tuba dukwiye kwishingikirizaho igihe cyose duhagaze mu mwanya w'ayo masezerano. Niyo mpamvu muri aka kanya buri muntu wese ngira ngo aze gucunga aho ahagaze kugira ngo yishyuze Imana imigisha abasha guhabwa, kandi n'imigisha abona atabasha guhabwa bimutere gufata umwanzuro wo guhagarara aho iyo migisha ashobora kuyironkera. Muri aka kanya tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo imbaraga z'umusaraba, ariko tukaba tugiye kukiga gishingiye mu gitabo cyanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 8, ahari umutwe uvuga ngo umugore wafashwe asambana. Reka ku bafite Bibiliya zabo tugendane dusome neza iby'ubu butumwa bwanditswe mo hano muri iki gice cya 8. Haranditswe ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we umubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibonye batyo, maze ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusogongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Ntawuguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Uyu mugore tumaze gusoma yafatiwe mu cyuho, cyangwa se yafashwe ari mu mirimo mibi, umwuga mubi yakoraga w'uburaya. Ibyanditswe byera birimo biragaragaza neza yuko uyu mugore bamufashe asambana. Mu kumufata asambana, icyaha yari yakoze cyaramuregaga, kandi iki cyaha ntabwo yashoboraga kukikuraho kuko bamufatanye ibimenyetso. Ariko ikibazo cyari kiriho nuko mu bamufashe, ibyanditswe byera bigaragaza ko neza nyir'uguhemukirwa ntabwo ari mu bamufashe, ahubwo uyu mugore yafashwe n'abafarisayo, kandi bifuzaga kugerageza Yesu mu murimo we yari yaje gukoraho, kugira ngo intama nyinshi zazimiye zibone ubugingo kandi zibone ubugingo bwinshi. Ikintu gitangaje turi buze gusomamo aha ngaha ni uburyo Satani abasha gukoresha impande zombi, abantu bose bagasigara baracikanywe n'umugisha w'Imana. Umwe akumva yuko ibyo arimo hari ikintu arusha undi, kandi wese ari mu mutego w'uko ashobora kugwa mu cyaha cyamurimburiza ubugingo. Ariko Yesu ngaha turaza kubona uburyo yatanze umuti
mwiza cyane kandi ashaka ko buri muntu wese uri aha ngaha agira umugisha. Ibyanditswe byari byatubwiye ngo Yesu yari amaze kuva Elayono aho yasengeraga. Ibyanditswe byari bigaragaza neza yuko Elayono ni ahantu Yesu yakundaga kuba, agakunda kuhasengera, Imana ikamukomeza, akahakura amagambo yo kuza guhereza ubwoko bwa Isiraheli, amagambo yo kubaha ibyiringiro. Ariko aha ngaha baratubwiye ngo ubwo yari mu rusengero abantu baje akigisha, yagiye kubonabona igitero cy'abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana. Maze baramubwira bati, mwigisha umugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze baryo. None wowe uvuga ngo iki? Aba bagabo bazanye uyu mugore wafashwe asambana banazi igihano mu mategeko kigenewe uwo mugore, ariko kubera yuko atari cyo bari bagamije, ntabwo bari bagamije kubahiriza amategeko ya Mose, ahubwo ibyanditswe byari bivuga ngo ibyo babikoreye kumugerageza. Kubera yuko inshuro nyinshi Yesu bari bagerageje kumugerageza, no bwari ubwa mbere bamugerageza, ariko yagiye abaha ibimenyetso, abahamiriza yuko imibereho yabo bakwiye kuyihindura, kuko badashobora kuraga ubwami bw'Imana nk'uko yari yaje kubutangiza ari ubwami bw'ubuntu. Abagaragariza neza yuko abafarisayo bazatangwa mu bwami bwo mu ijuru n'abasoresha b'ikoro n'abantu bose bacirwagaho iteka mu maso yabo, kubera yuko bo bashoboraga kwemera ubunyacyaha bwabo, bakemera kubabarirwa ibyaha byabo, ariko abafarisayo bo bumvaga hari ukuntu imibereho yabo yahindutse cyangwa se ari cyo barusha abandi, ariko mu mitima yabo huzuyemo uburyarya n'ubuhemu. Uyu mugore rero yagize amahirwe adasanzwe, kuko ntibamutwaye ahandi hantu, bamutwaye aho Yesu yarimo abwiriza abantu, yifuza yuko mu mico mibi nabo bari barimo, kubera yuko muri iryo teraniro ry'abo bantu Yesu yigishaga ubutumwa bwiza, hari harimo abandi bantu b'abanyabyaha batandukanye, nk'uko umugore nawe yari umunyabyaha. Uretse yuko icyaha cye yakoze, hari icyo amategeko yari yarakivuzeho mu buryo bwo guhana muri ako kanya, nk'uko amategeko y'imihango bari barahawe abigaragaza mu gihe cya kera. Iyo usomye ibitabo Mose yanditse mu gitabo cy'Abalewi, gutegeka kwa 2, hari amategeko menshi ugenda ubonamo y'imihango. Muri ayo mategeko nk'uko baje babwira Yesu, bamubwiye yuko harimo igihano cy'uko uwo mugore wafashwe asambana agomba guterwa amabuye. Iki kintu ntabwo cyabaga ari ikintu cyoroshye, kuko cyari bimwe mu bihano bibiri Abisiraheli bagiraga, bahanishaga umuntu wakoze icyaha kimeze nk'aho ari indengakamere muri iyo sosiyete, cyangwa se gishobora konona iyo sosiyete yabo y'Abisiraheli. Aho igihano kimwe cyahanishwaga guterwa amabuye, ikindi gihano cyo cyabaga gikabije cyari ukubambwa ku giti, ku musaraba. Ku musaraba uwahabambwaga we yabaga ari n'ikivume, ku buryo ibyo byose babikoraga kugira ngo bacireho iteka ibyo yakoze, ntihazajye n'undi muntu utekereza kubikora, kimwe n'uwo nguwo bateraga amabuye. Ibyanditswe byari bigaragaza neza yuko abo bantu iyo bakatirwaga urwo rubanza bagaterwa amabuye, undi cyangwa se akabambwa ku giti, uwo muntu yabaga ahawe igihano cy'iteka ryose gitegereje abanyabyaha, ubu ngubu bazahanishwa gukongorwa n'umuriro. Uyu mugore mu yandi magambo yari ageze ku iherezo rye ry'ubuzima, kandi iherezo rye nta hantu ryari riri, kuko yari agiye gupfira mu byaha. Ariko twasomye amagambo meza y'ibyiringiro yuko uyu mugore yazanywe imbere ya Yesu, kandi Yesu icyari cyaramuzanye mu isi yari yarabwiye abafarisayo yuko n'abari bamuteze amatwi, arababwira ati, njye ntabwo naje guciraho iteka abanyabyaha, ahubwo umuganga aje kuvura abarwayi, ntago abaje kuvura abariho bazima. Uyu mugore yagize amahirwe, kuko turimo turasoma ngo nuko bamuzana mu rusengero. Ubundi mu rusengero ni ahantu ibyanditswe byari bigaragaza neza yuko hari iby'agakiza, aho abanyabyaha baziye bacyura amasezerano y'Imana n'imibereho yahindutse muri Kristo Yesu. Uyu mugore nawe rero yahuye rwose n'amahirwe adasanzwe, kubera yuko bamuzanye mu rusengero, aho urusengero Yesu arimo, kandi urusengero Yesu arimo abasha komora imitima y'abagize guteye baje bamugana, kandi bagasobanukirwa n'ubunyacyaha bwabo. Ariko ikintu kibabaje ni ikintu cyabaye ku bafarisayo.
ntabwo abafarisayo bakoze umurimo wabo, kuko iyo usomye amagambo ugasoma n'inshingano abantu bari bafite inshingano z'uko bagomba kwigisha abantu amategeko y'Imana, abantu bakava mu bunyacyaha bwabo. Ntabwo inshingano zabo zari uko bakata imanza abantu bagahita bahutiraho kwicwa cyangwa se no guhanishwa ibihano, ahubwo bagombaga kwigisha gukiranuka k'Uwiteka muri Isiraheli, nk'uko byagiye bikorwa mu gihe cy'abahanuzi batandukanye, nk'uko uzabisoma mu gihe cy'umwami Hezekiya, uzabisoma mu mateka atandukanye ya Yehoshafati, uzasoma mu bugorozi bwinshi bwagiye buza mu Isiraheli, bwabaga bushingiye ku kwigisha abantu, kandi babaga bahamwa no kugira gute no kwica amategeko y'Imana, nk'uko uyu mugore nawe yafashwe asambana. Ariko ibi byo byari bitandukanye, ibyanditswe byo bigaragaza neza yuko bari intababarira. No mu myigishirize y'ijambo ry'Imana nta rukundo rwa Kristo bwabarangaga, ahubwo bahoraga bikoreza abantu imitwaro nabo ubwabo batabasha kwikorera. Yesu rero kubera yuko yari abizi, akaba ariyo mpamvu yaje mu isi aje kuruhura imitwaro y'abo banyabyaha bose, akabasobanurira urukundo rwa Data, we wemeye kumwijishura akaza mu isi kugira ngo abo banyabyaha bahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ntabwo yahutiyeho kugendera muri uwo mutego w'abo bafarisayo bari bamuteze. Ndashaka ko twumva neza aba bafarisayo ni bantu ki, kuki Imana iri kutugaragariza aba bafarisayo. Ese ni ikihe kintu cyihishe inyuma y'imikorere y'abafarisayo ndetse n'uyu mugore wafashwe asambana? Ni ikihe cyigisho nyamukuru uyu munsi ushobora gukuramo muri iki gitekerezo cyangwa se muri ibi bintu byabaye kuri uyu mugore? Yesu arangije abibonye icyo yakoze ni kimwe. Ku murongo wa 6 ngo ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Ndashaka ko dusoma mu gitabo Petero yanditse cya mbere ku gice cyawo cya 5 kugira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana ryavuze, maze turusheho kumva neza iby'iyi nkuru. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyawo cya 5 ku murongo wa 8 haranditse ngo inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore. Nk'uko ubona abafarisayo nabo bari abakuru mu by'idini. Ku murongo waho wa 8 haranditse ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconcomera. Ahantu yifuza ko dukuramo iki kintu, aha hantu ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mwirinde kuko umurezi wa bene Data azerera nk'intare ashaka uwaconcomera. Aba bafarisayo ndifuza yuko tuza kubafata tukabahuza n'uyu murongo dusomye w'uburezi, kuregana, kuko icyo bifuzaga ntabwo kwari kugira ngo uyu mugore aba yareka uyu mwuga w'ubusambanyi ngo bamwigishe gukiranuka kwa Kristo, ahubwo bifuza ko acirwaho iteka. Niyo mpamvu ibyanditswe byavuze ngo umurezi wanyu Satani yifuza yuko yabaconcomera. Uko baconcomera yifuza yuko yabagezaho abantu badashobora kubona urukundo rw'Imana kandi bagacirwaho iteka n'ibyaha byabo. Ariko ndashaka yuko dusoma amagambo dusoma mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku ipaji yaho ya 389 twumva icyo ijambo ry'Imana ryavuze aha hantu. Haranditswe ngo Yesu amara umwanya yitegereza iyo pica, uwo mugore wakozwe n'isoni kandi ahinda umushyitsi. Abo batware bari barakaye kandi mu maso habo hagaragazaga ko ari intababarira. Iyo pica yababaje Yesu w'umuziranenge kandi w'umukiranutsi. Yarazi impamvu itumye bamuzanira uwo mugore, yasomaga mu mitima yabo kandi yarazi neza iyo mico yo mu mibereho ya buri wese uhagazaho. Abo biyitaga abarinzi b'ubutabera nibo ubwabo bari bararoshye uwo mugore muri icyo kigeragezo kugira ngo babone uko batega Yesu. Yesu arunama asa n'utumvise ibibazo bamubajije, yirebera ku butaka maze atangira kwandika mu mukungugu. Bavuze amagambo akomeye, bavuze yuko abantu bari ntababarira. Aba bantu Yesu yarazi imigambi yabo n'ibyo bagambirira mu mutima, yuko bagamije kurwanya umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana wo kugira ngo ibyaha bicibwe mu bwoko bwa Isiraheli, ndetse nibamara kwihana Isiraheli ikomeza umurimo wabo w'ubutambyi yarahamagariwe, ikwiza umucyo mu mahanga yose atandukanye yarabazengurutse. Mu yandi magambo, uyu urebye abafarisayo bahise kwanga gukorana na Yesu, kwanga gukorana n'ubugorozi Yesu yazanye bwabanjijwe na Yohana,
kwanga kugira ngo ijambo ry'Imana bigishijwe bakarigaragarizwa neza n'imitimanama yabo ikabashinja kwanga icyo kintu, byabajeje ku ntambwe z'uko bafashe mu kiganza Satani basigara ari abakozi ba Satani aho kugira ngo babe abakozi b'Imana. Aha twasomye neza yuko inshingano bari bafite nizo kumenyesha abantu ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Yesu yagiye abacira imigani myinshi itandukanye kugira ngo abereke uburyo batandukiriye, ariko ntabwo bigeze bihana ibyaha byabo, ahubwo bakomeje umurongo wo kurwanya irarika ry'imbabazi Yesu yagiye abaha. Niyo mpamvu bakoze iki kintu cy'ubugambanyi cyo gufata umugore bakamujyana mu mitego. Ibyanditswe byera bitwigisha neza yuko Satani niwe ufata umunyabyaha akamushuka kandi akajya no kumurega ku Mana kugira ngo Imana imuhane kandi imucireho iteka. Kandi ibyanditswe byera birambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubera yuko Imana ikunda umuntu ntabwo ihita ihutiraho kuko Satani ari kuzana ibirego imbere yayo, kandi ibyo birego uwo mugore nk'uko uwo mugore byamuregaga niko n'umunyabyaha wese aba ameze imbere ya Data mu gihe iby'urubanza bye biri kwigwaho ibyaha bimushinja biba bihari. Ariko icyakijije umugore niyo mpamvu nawe cyagukiza, kandi ikintu kirukanye abafarisayo nawe ucunge neza kitazakwirukana ukifungiranyira hanze y'ubwami bw'Imana. Aha turi kwiga amagambo avuga ngo imbaraga z'umusaraba. Ibyanditswe byari bitugaragariza neza yuko umusaraba niyo nzira yonyine Imana yaraharuye kugira ngo igarure umuntu muri Edeni yaranyazwe bitewe n'igicumuro cy'icyaha. Imana bigaragaje mu ishusho y'ubuturo bwera. Urebye uko ibikoresho byabaga bipanze mu buturo bwera ubwabyo byakoraga umusaraba. Niyo mpamvu yiswe inzira y'agakiza cyangwa inzira y'umusaraba. Kuwemeye kugenda muri iyo nzira yashoboraga guhindurirwa amateka, uwari umunyabyaha wo gucirwaho iteka akayagwa paradizo y'Imana. Niyo mpamvu Yesu aha mu rusengero rwe, nk'uko urwo rusengero cyangwa ubuturo bwera bwagiraga imigabane itandukanye, ariko ibyanditswe byari bigaragaza ko nawo hari mu rusengero igihe bari bamaze kubwubakira inzu ifatika batakikorera mu ihema. Aho ni guhera mu gihe cya Salomo. Yesu ubwo yari mu rusengero yarimo akora umurimo wo gutunganya ubwoko bw'Imana, awumenyesha ijambo ry'Imana, maze abamwemeye bose bakizera izina rye akabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uyu mugore nawe mu kuzanirwa aho ngaho bamutaye hagati yabo, bategereza igihano Yesu ari buzane cyo gutuma uyu mugore yakwicwa, maze ubundi bakaba bafashe umurimo we bawushyize ku iherezo, kuko amategeko y'Abaroma babakolonizaga ntiyabemereraga kuba ubwabo bafata umwanzuro wo kwica umuntu cyangwa se kuba umuntu wabo bo ubwabo bakwicana. Iyo koraga icyo kintu wahanagwaga bikomeye cyane. Bagombaga guhabwa uburenganzira n'Abaroma nk'uko byagendekeye mu rupfu rwa Yesu. Ikindi ariyo mpamvu bamuteze ko yabikora akoresheje mu babwira ngo bubahirize amategeko ya Mose, yabyanga bashaka kumutega yuko mu kwanga kubahiriza amategeko ya Mose ari gusuzugura amategeko y'Imana yahawe Mose, kandi umuntu yafashwe asambana. Ariko Yesu uko yagenzuraga iby'imitima yabo akareba ubwo bugambanyi mu mibereho yabo, akabona nabo ubwabo barababaje. Hanyuma y'uwo mugore yicaye hasi yandika mu mukungugu, niko twasomye. Amaze kwandika mu mukungugu, twongeye gusoma amagambo akomeye yuko bahagerageje kumushyiraho igitugu. Ku murongo waho wa 7 ngo bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Yesu yari yaraje kumaraho imirimo yose y'ibyaha, yari yaraje kumara ubunyacyaha mu muntu, nubwo uwo mugore yari afite kuko ibyo byaha akora bigaragara, ndetse no muri sosiyete bakaba bari bamuzi yaramaze abagabo b'abandi. Muri iyo sosiyete bakaba bamuzi yuko urubyiruko rwose yaruraruye, kuko imico mibi nta handi bayigira uretse kuri uwo mugore. Kandi ibyanditswe byirabinyereka neza yuko umuntu yari maraya cyangwa umugore wa maraya ashushanya abantu bose b'abanyabyaha bagerageza kuvanga ibyiza n'ibibi mu mibereho yabo.
abo n'ubundi bonona sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera yuko uyu mugore rero cyamuhamaga, Yesu ntabwo yahagaze mu mwanya agira gute avuga ngo uyu mugore ntabwo kimuhama, ahubwo yaricaye yandika ibyaha byabo, ndetse no mu byo yanditse byashoboka yuko bagaragarijwe umugambi mubisha uko bawupanze, kuko ibyanditswe birambwira ngo imitima yabo irabarega. Yesu yifuzaga yuko uko uwo mugore wagejejwe aho ngaho akabona neza yuko ikimutegereje ari urupfu, yifuzaga yuko n'abo bafarisayo bibwiye ko bamaze kugera ku marembo y'ijuru basuzuma imibereho yabo bakareba urufatiro bubatseho, kuko rwo rwari rubi cyane, rwari ku musenyi. Amaherezo yabo yari mabi hanyuma y'uwo mugore bifuzaga ko apfa ako kanya. Yesu yunama hasi yandikisha urutoki ku mucanga. Yesu yifuzaga yuko imibereho yabo yahinduka, bagakorana n'Imana bakagira imigisha y'ijuru. Ariko ikibazo cyabayeho nuko banze irarika ry'imbabazi y'Imana. Yesu mu kunama yifuzaga ko bose abakiriza icyarimwe, kuko bose bari mu rusengero rwe rwera, kandi hari igihe batashobora kuzagira ayo mahirwe, kubera yuko iyo umuntu yanze ijwi ry'Imana rimurarikira kwihana mu gihe umutima w'umurega akabisunikira, ejo ibyo bintu bimugezaho umutimanama we azawusigingiza ugaceceka burundu by'iteka ryose. Niyo mpamvu Yesu yarabikoze, yunamuka arongera arunama arandika. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ivuga rimwe cya kabiri ku kigoryi naho umuntu atabyitaho. Kubera yuko Imana ari inyembabazi, igeze ku kigoryi ngo ivuga nk'ikigoryi, yajya ku munyabwenge ikavuga nk'umunyabwenge, ariko ikamwerekaho ikibazo cye kiri kugira ngo igikemure mbere y'igihe. Ibyo uyu mugore byo byasaga nk'ibyarangiye, kubera yuko umugore ibyo yakoze rwose byagaragaraga neza yuko igihano cyo ari ukuri, kuko nawe ubwe yari abizi, yari atuye muri sosiyete amategeko yahawe, ntabwo yari umunyamahanga. Niyo mpamvu Yesu yifuza yuko umuburo ukomeye aba bantu bitwaga ko bakorana n'Imana, abantu bumvaga yuko bakorera Imana, bumvaga hari urugero bafite mu by'imyemerere cyangwa mu by'ijambo ry'Imana nk'abahagarariye abandi mu ijambo ry'Imana, yifuje kubigisha icyigisho gikomeye cyane cy'inama y'agakiza. Ntabwo umunyabyaha amaze gucumura Imana yanejejwe no kuyita yishyira amategeko mu bikorwa yuko igihano cy'icyaha ari urupfu, ahubwo yararebye isanga umuntu aramutse ahawe amahirwe yabasha kwihana. Niyo mpamvu Yesu yemeye gusiga icyubahiro cye mu ijuru, aza mu isi kugira ngo umuntu yongere ahabwe amahirwe azamugarura muri Edeni. Ibyo bintu byo byagombaga kuba mu mitima y'abo bafarisayo, bagombaga kugira umutima wari muri Kristo Yesu w'impuhwe n'ubuntu bukomoka ku Mana, maze bakabaho ari abahamya b'Imana mu isi. Ariko kubera yuko banze irarika ribararikira kwihana kugira ngo babashe kwakira umugisha, byabagejeje gukora umurimo umeze nk'uwa Satani. Na Yesu yageze ubwo ababwira ati muri abaso Satani ko mukora nk'ibyo ararikira. Mbese muri iyi minsi imibereho yawe ntiri hagati y'umugore w'indaya cyangwa se abafarisayo? Uyu mugore w'indaya yari mu rusengero, ibyanditswe bitubwira yazanywe mu rusengero, ariko umwuga w'uburaya yari akiwufite, yari atarahindurirwa amateka y'uyu mwuga. Kimwe nuko n'uyu munsi insengero nyinshi zuzuyemo abaririmbyi n'ubundi bafite uburaya mu mitima yabo, zuzuyemo ababwiriza abapasitori bafite uburaya mu mitima yabo, zuzuyemo abagome bafite imitima y'ubugome nk'uko abafarisayo bari bayifite, zuzuyemo abagizi ba nabi b'abambuzi. Abo bose Imana irifuza kugira icyo bakorera uyu munsi. Birashoboka yuko ushaka kubona wumva ntabyo ufite, ariko ibyanditswe byari bigaragaza ko uburaya no mu myambarire umuntu ashobora kugira uburaya, mu mivugire umuntu ashobora kugira uburaya. Icyaha cyose mu mibereho y'umuntu gituma uwo muntu bwa ahindana nk'uko indaya iba yarahindanye. Niyo mpamvu Imana ntabwo yifuje yuko uyu mugore yaguma gutya, ndetse n'abo bafarisayo bagume gutya, kuko byose byari bigana ku irembo ry'iki rya Gehinomu.
niyo mpamvu bose Imana yabahaye irarika, niyo mpamvu bose Imana yifuzaga yuko bagira urufatiro rutajegajega kugira ngo imibereho yabo ibashe kurokoka akaga kari kabasatiriye. Yesu iteka yifuza kumenyesha urukundo rw'Imana rwahoraga rwifuza kubarinda akaga Satani yabaga yiteguye kubateza, nk'uko yari yiteguye kugateza uyu mugore. Iyo hataba Yesu, uyu mugore aba yarapfuye. Satani iteka yifuza yuko twese twarimbukira mu byaha, hatabayeho urukundo rw'Imana ihora itugerageza iduha amahirwe kugira ngo twihane, twagapfuye mu byaha kandi igihano cyacu cyazaba icy'iteka ryose, tugahanwa burundu, tugasibangana mu maso y'Imana nk'abatarigeze babaho ku gihano cya kabiri cy'urupfu kigenewe abanyabyaha banze kwihana. Ariko Imana ivuga ati reka tugerageze tumuhe amahirwe, reka uyu mugore tumuhe amahirwe. Mu rusengero rwe rwera Yesu yaritegereje abona abo bose bahabwa amahirwe bakihana, maze amazina yabo akandikwa mu bitabo by'ubugingo. Byanditswe byera bigaragaza neza yuko uyu murimo Yesu yakoreraga hano mu rusengero uyu munsi ari kuwukora. Kandi ubwo Yesu ari kuwukora yifuza yuko abo mu nzego zose, abashushanywa n'uyu mugore wa maraya, abashushanywa n'abafarisayo, aho umuntu wese ari yifuza kumweza akabutunganya ukwiriye kuzabana mu bwami bwo mu ijuru, kuko haba mu rusengero rwe rwera nta gihumanye kibasha kuhakandagira. Niyo mpamvu Yesu yaraje nk'umuganga kugira ngo umurwayi wese cyangwa umunyabyaha wese abonerwe igisubizo cy'imibereho ye, kubera yuko akaga kari imbere ntawashobora kukarokoka adafite ubuntu muri Kristo Yesu, adafite imbabazi z'Imana, adafite ibyiringiro biva kuri Kristo Yesu wadupfiriye. Niyo mpamvu uyu mugore yategereje yuko urupfu rwe rwagera, ariko arangije Yesu amubaza ikibazo kimwe ati ese abakuregaga bari? Imana ishimwe cyane kuko uyu mugore bamuzanye aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane kuko uyu munsi uri aho Yesu abasha kugira icyo agukorera kandi amateka yawe agahinduka, uramutse ari gufasha umwanzuro nk'uyu mugore yafashe. Kuko uyu mugore ntabwo yigeze ashakira urwitwazo ibyaha bye, ariko abantu benshi muri iyi minsi bashakira ibyaha byabo n'ubunyantege nke inzitwazo, niyo mpamvu badashobora kuronka umugisha w'Imana. Niyo mpamvu n'irirarika riheruka abenshi bazisanga bivanye aho Yesu ari gukorera uyu murimo, kandi bazagenda birangira nk'iby'iteka ryose, birangiye barimbutse nk'uko bari abafarisayo byabagendeye. Niyo mpamvu uhereye kuworoheje kugeza kukomeye, twese tugomba kuza tukubarana imbere y'Imana bigishoboka ko ibyaha byacu byababarirwa, kubera yuko uyu munsi uramutse urangiye Yesu akava hera cyane muri uyu munsi w'impongano, udahawe ibyiringiro by'imbabazi ku Mana, waba ugize igihombo kiruta kuba, sinzi ukuntu nabivuga, waba ugize igihombo kingana no kuba utarabayeho. Kubera yuko kumenyeshwa inzira y'agakiza ukayirengagiza ukazarimbuka ni igihombo sinzi ukuntu nabivuga, kirababaje cyane. Kandi vuba aha nk'uko ibimenyetso tubibona, ibintu biri guhinduka cyane. Niyo mpamvu Yesu ari kugerageza guhamagara abantu bose ngo batekereze ku iherezo ry'imibereho yabo, akemera agahagurutsa n'ibintu bitangaje mu isi bituma abantu bahaguruka kugira ngo batekereze ku by'uyu munsi w'impongano uri kuba. Kuko Yesu ibyanditswe byawe bitubwira yuko agomba gusohoka mu rusengero, kandi nasohoka utarihana uraba ufashe umugabane mubi cyane, nk'uko abafarisayo bisohoye mbere yuko Yesu anasohoka mu rusengero. Ariko twe tubwirwa neza yuko Yesu agiye gusohoka, kuko mu rusengero niho Yesu akora umurimo we wo guhongerera, akandikisha urutoki ku musenyi tugaragaza ibyaha bye, kandi mu buturo bwera umuntu akahavana amategeko y'Imana mu mutima we kubwo kwihana no kwemera kumva ijambo ry'Imana. Imana igenda imwandikishaho urutoki amategeko nk'uko yanditse ku bisate by'amabuye, ariko byose biva mu myanzuro dufata. Niyo mpamvu nifuza yuko dusoma amagambo aboneka mu nyandiko z'ibanze kugira ngo turebe neza uyu munsi umwanzuro twafata ukwiye. Inatwe ibyaha biraturega imbere y'Imana, kandi ikibabaje
abenshi ntibabimenya. Abenshi bagushwa mu mitego na Satani, agahindukira akajya kubashinja, akareka Imana yuko ibyo yakoreye ari ubusa, byanze bikunze yuko abantu bagomba kubabe. Ntambara ikomeye, reka rero duhera gusoma paji 346 kugira ngo iki kintu cyumve neza. Imana idufashe kugira ngo iki kintu tucyumve neza. 346 haranditswe ngo, mu gihe Yesu asabira abakiriye ubuntu bwe, Satani we abarega imbere y'Imana ko bisha amategeko yayo. Umushukanyi ukomeye yashatse uko yabashora mu gushidikanya, abatere gutakaza icyizere bafitiye Imana, kubatera kwitandukanya n'urukundo rwayo no kwica amategeko yayo. Ubu noneho mu rubanza yerekana ibyo bakoze mu mibereho yabo, ibidatunganye mu mico yabo, no kuba badasa na Yesu Kristo, kandi bikaba byarabateye gusuzuguza umucunguzi wabo. Mbese muri make yerekana ibyaha byose yaboheje gukora, kandi kubw'ibyo Satani avuga ko abo bantu ari abe. Satani ibirego byose arabyandika. N'igihe nsoma amagambo akomeye, buri gishuko cyose uguyemo Satani acyandika adasobwa. Uretse ko no mu ijoro abamarayika barabyandika, uretse yuko baba bategereje yuko wakwihana bigasibwa, ntabwo banezezwa no kubyandika, kubera yuko bari mu ikipe imwe na Yesu. Yesu yifuza, niwe mwavoka wacu. We hano bavuze ngo mu gihe hasabira abantu, Satani aba banejejwe no kuzana ibyo yanditse ku mibereho yacu twagiye dukora bibi, tukamuha urwaho, akabidushingisha, akabidushinja. Yesu akavuga ati reka ntanga amahirwe ahari uriya munyabyaha yakwihana. Uriya munyabyaha uri mu busambanyi yakwihana, uriya munyabyaha uri mu butekamutwe yakwihana, uriya munyabyaha w'umuhemu yakwihana, uriya munyamagambo wasenye imiryango yakwihana, uriya murozi yakwihana, kuko amaraso ya Yesu nta cyaha na kimwe adashobora kubabarira. Yesu akamusabira, ariko Satani akavuga ati urabeshya, uriya n'uwanjye n'umukiriya wanjye. Mbega uburyo abantu benshi bagiye kugira amaherezo mabi. Mbese uyu munsi ntabwo wahindura icyerekezo urimo. Mbese uyu munsi izi mbaraga z'umusaraba, izi mbaraga z'urukundo, ubu buntu, aka gakiza twahawe, ntabwo uyu munsi wafata amahirwe aheruka ugafata ibirindiro byawe muri Kristo Yesu, ugashikamishwa n'ubuntu n'imbaraga Yesu agenera bamwiyeguriye muri iki gihe gikomeye gisoza amateka y'isi. Nturanzike iryo jwi ry'Imana rikubwira gufata umwanzuro, kuko uyu munsi rifite imbaraga ugereranyije n'ejo. Ejo ushobora kutagira amahirwe nk'ayo ufite uyu munsi. Niyo mpamvu ibyanditswe byavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ufate umwanzuro, wihane, nkingure ninjire iwawe dusangire. Imana irifuza kuguha kwigaburo ryo mu ijuru, ariko byose bitangizwa no kwemera kuyiyegurura, ukemera ibyaha byawe nk'uko uyu mugore yemeye ibyaha bye. Kandi iyo Yesu amaze kukubabarira, akubwira ko ataguciraho iteka, akubwira yuko ahubwo ukwiye kubaho imibereho itongeye kugira gute gukora ibyaha, kandi aba yiteguye kugufasha kuri buri ntambwe uko umutakira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabaza ndagutabara. Uyu munsi wari ukwiye gutabaza Imana, byari bikwiye kugutwara igihe n'iyo ibitotsi byarorera, ariko ukabanza gukemura ikibazo ufitanye n'Imana, ugatekereza ku rugendo rwawe, imibereho yawe, imyaka yawe yose ufite ubayeho. Mbese wabanye n'Imana gute? Wayumviye gute? Mbese koko nta gikwiye guhinduka imibereho yawe? Icyo kintu kikakuraje insinga bigishoboka. Byanditswe byari bitubwira neza yuko dukwiye kujya twibuka mu karoti. Muri Luka igice cya 17:32, mujye mwibuka mu karoti ababera kabarore. Mu gihe cy'akaga bamwe bararokoka kubwo kunamba ku Mana, ariko abandi bazimiza ubugingo bwabo by'iteka. Aha tumaze gusoma amagambo akomeye. Ese murabona ukuntu Satani umukorera, ariko n'ubundi yifuza kugira gute kuguhemukira? Mbese aho ngaho uyu mukoresha ukorera ntabwo wamuhindura? Ndashaka kugusomera amagambo atangaje ari kuvuga kuri bino bihe dusohoreyemo. Paje
inyandiko z'ibanze ku cyiciro kivuga gushyirwaho ikimenyetso ni amagambo akomeye ukwiye gutekerezaho muri iyi minsi, hagatuma usuzuma imibereho yawe ukareba icyerekezo uri kuganamo bigishoboka, kuko umwanya wo rwose Imana yarawutanze uhagije kugira ngo buri wese agenzure ubukristo bwe. Idukiza ikigare, sengera zifunga, umuntu abiwe agomba gutekereza ku cy'Imana yamukoreye, kandi Imana ko uyu munsi ikiriho nuko yakurinze. Ariko se koko ko Imana yifuza yuko tugenzura inzira zacu, twasanga inzira zacu zarahabiye kure tukamugarukira, icyo kintu waragikoze cyangwa se uyu munsi rw'Imana kugira kugikora witeguye kugikora? Reka nkubwire amagambo ababaje niba udafashe umwanzuro, ariko niba ari amagambo nifuza ko yanaguhumuriza niyo bitewe n'uko wafata umwanzuro w'ubugingo bwawe. Ni amagambo avuga ngo nabonye abamarayika 4, paje 53 inyandiko z'ibanze. Nabonye abamarayika 4 bahawe gukora umurimo mu isi, kandi bari bagiye kurangiza. Yesu yari yambaye imyambaro y'ubutambyi, yitegerezanyaga impuhwe abasigaye, maze azamura amaboko ye arangurura ijwi ry'imbabazi agira ati, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye. Ijambo ry'Imana ahangaha ririmo riragaragaza neza yuko Yesu yari amaze kubona neza ko umurimo urangiye, yabonye hari abanyabyaha bari bakwiye guhabwa amahirwe. Bavuze amagambo atangaje ahangaha, Yesu yaravuze ngo amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye. Ndifuza yuko tutararenga ahangaha twasoma mu ntambara ikomeye. Mbese Yesu ajya kuvuga iri jambo amaraso yanjye bigenze bite? Kuki uyu munsi Yesu utakwemera yuko nawe iri jambo arivuga bikigushobokeraho? Reka dusome paje 350 ku cyigisho kivuga ngo isuzuma rubanza. Haranditswe ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura kabiri kazababarirwa. Iyaba bahisha ibyaha byabo kandi bakabitangira urwitwazo, bashoboraga kureba uko Satani abishima hejuru, bakareba uko Satani akwena Kristo n'abamarayika mu murimo wabo, bakwihutira kwicuza ibyaha byabo no kugira ngo no kubizibukira burundu. Iyaba bahisha ibyaha byabo kandi bakabitangira urwitwazo, bashoboraga kureba uko Satani abishima hejuru, bakareba uko Satani akwena Kristo n'abamarayika mu murimo wabo wo guhora badusabira nk'uko twabibonye, bakwihutira kwicuza ibyaha byabo no kubizibukira burundu. Mbega amagambo ababaje, mbega ukuntu dushavuza Imana, mbega ukuntu ujyanyije n'urukundo yadukunze twebwe ibyacu dukwiriye guterwa amabuye nka kuriya mugore. Ariko ndashima Imana yuko yaduhaye andi mahirwe. Ndashima Imana yuko uyu munsi tukiri mu mahirwe atangaje yaduhaye, ariko ibihe biri kugaragaza neza yuko iyi miyaga igiye kurekurwa, aya mahirwe ngo agiye gufunga. Kuko Imana igomba kugaruka igahesha ubugingo buhoraho abamwizeye. Ubugingo buhoraho n'ubundi baba barabuhaye mu bwami bw'ubuntu, ariko bakabuherwa mu bwami bw'ubwiza, noneho isezerano rigasohozwa nk'uko uyu munsi dufite ingwate yaryo ariyo ubwami bw'ubuntu. Hadusomye amagambo akomeye ngo Satani abinyujije mu ngeso zo mu bice y'abantu akora kugira ngo agenge intekerezo zose, kandi azi ko azabasha kugera ku ntsinzi igihe izo ngeso zigundiriwe. Kubw'ibyo ahora ashaka kuyobya abayoboke ba Kristo akoresheje ubuhendanyi bwe bukomeye mu buryo gutsinda bitabashobokera. Satani iteka baradutega imitego, kandi yamaze kuyiditega akwena Kristo n'abamarayika be. Avuga ngo reba ba bantu watangiye igitambo cyawe, reba ba bantu wapfiriye uhora usabira, aba bantu n'abanjye uri kurwana n'ubusa. Yesu akavuga ati reka tumuhe amahirwe. Maze Yesu akavuga ngo iki hano kadusome, nyamara Yesu abasabira yerekana inkovu zo mu biganza bye n'umubiri washenjaguwe, maze akabwira abamukurikira bose ati ubuntu bwanjye burabahagije.
ahangaha bavuze amagambo akomeye bavuga ngo Yesu arabasabira. Yesu ahora yohereza aba bantu batandukanye bazanye ubutumwa bw'ihumure bucyaha ibyaha byabo, bubereka ko nibaramuka batagize imibereho ihindutse iherezo ryabo rizaba ribi, iherezo ryabo rizaba guhabwa umugabane umwe n'uwagenewe Satani n'abamarayika be, kuko nabo igihe cyabo cyarabarenganye banze kwihana. Mbese uyu munsi wakwihannye? Mbese uyu munsi wafashe umwanzuro bigishoboka? K'isi iri kugaragaza neza yuko igihe cyayo cyarangiye, k'isi iri kugaragaza neza yuko nta gihe dusigaranye. Wafashe umwanzuro. Twongere dukomeze mu nyandiko z'ibanze. Yesu yavuze amaraso yanjye inshuro enye, bihita binyibutsa umugani w'umutini Yesu yaciriye abayuda, agaragaza iby'idini yabo ndetse n'imibereho yabo nk'ishyanga ryahawe amategeko y'Imana kugira ngo yamaze mu isi. Abacira umugani arababwira ngo umuntu yateye igiti cy'umutini mu murima we, nyuma y'umwaka umwe aza kugishakaho imbuto arazibura, nyuma y'umwaka wa kabiri bigenda bityo, nk'uko tubisoma muri Luka mu gice cya 13 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Imyaka 3 agishakaho imbuto akazibura. Arangije nyir'umurima araza abaza umuhinzi ati iki giteka tukirandure kuko nta mumaro, nagihaye ifumbire, imvura, izuba rirakibona, kuki kidatanga imbuto? Imana yagerageje gukora ibishoboka byose uyu munsi ngo wumve irarika ryayo, iguha ijambo ryayo, yaduhaye igitambo muri Kristo Yesu kituhesha agakiza, ariko uyu munsi nta mibereho ihindutse abantu dufite. Dufite biriya tujya mu nsengero ku isabato cyangwa se mu yindi minsi abandi basengeraho, ariko ubutekamutwe bwuzuye mu mitwe y'abantu, ubuhemu bwuzuye mu mitwe y'abantu. Mbese Yesu hari icyo atakoze? Mbese Imana uyu munsi hari icyo uyishinja itakoze kugira ngo agakiza kawe kaboneke? N'uyu munsi ibyo ushakira urwitwazo, ibyanditswe byabivuga neza yuko ubwo buri muntu wese azagaragarizwa ibyo yakoze, akanwa kose kazazibwa. N'uyu munsi uramutse uciye bugufi iby'Imana ikwereka, yagutungira urutoki ikakwereka n'ibindi byinshi utazi, kandi yakubabara ugize uburyo ufatamo umwanzuro utajenjetse. Fatirana bigishoboka, fatirana ihene itarahebeba. Fata umwanzuro. Uyu munsi ushobora kugira imibereho itandukanye n'iyo wari ufite, kuko Yesu ari kudusabira abwira Data ati buretse gatoya, buretse guhora, buretse aba bantu mbaha amahirwe, ahari nabo bakwihana. Imyaka imaze kuba 134, ubutumwa bwiza butwereka neza mu mwuka w'ubuhanuzi yuko icya 888 Yesu yagombaga kuza, yagombaga gutanga imvura y'itumba maze akava mu buturo bwahera cyane. Yesu akora umurimo we, akazagaruka aje gutwara ubwoko bwe, ariko kure yuko batiteguye abari muri icyo gihe, byatumye Imana yongera hagahe until nawe kugeza iki gihe tukirimo. Mu yandi magambo, Imana yemeye ko ibintu bisubira inyuma kugira ngo abantu bumve irarika ry'imbabazi bari banze. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo umwuka w'Imana azaruhanya n'abana b'abantu. Fata umwanzuro rero. Imana byose iri kubitanga, ibibwirizwa haveho kimwe hajyaho ikindi. Reba amateraniro isabato imwe ujyaho iyindi, ababwiriza basimburana. Ibitabo sinakubwira bamwe benshi barabisomye, ariko imibereho yanze guhinduka. Byanditswe byabyigisha neza yuko mu Kristo ubwo yarageze ku musaraba, imibereho yahise ihinduka. Imitwaro yayituye ku musaraba, yambitswe ikanzu, ashyirwa ikimenyetso mu ruhanga, ahabwa umuzingo, maze uwari kubona mu Kristo ari muri rimbukiro akanamubona nyuma yo ku musaraba, yashaka kumwibagirwa ntanamumenye uwo ari we. Mbese uyu munsi ko wabaye mu Kristo byakumariye iki? Wagize imibereho ihindutse? Mbese uyu munsi ntabwo wahindura iherezo ryawe ubishingiye ku mwanzuro uyu munsi wafata?
mbega akaga kagiye gusorera ku bantu. Ese mwumva aya magambo, haranditswe ngo nyandiko z'ibanze, hanyuma mbona umucyo mwinshi cyane uturutse ku Mana yari yicaye kuri iyo ntebe y'ubwami yera, maze umurikaho Yesu ari. Nuko mbona umumarayika woherejwe na Yesu aguruka bwangu, asanga ba bamarayika bane bahawe umurimo bagomba gukora ku isi. Azunguza cya kintu yari afite mu kuboko kwe, kandi arangura n'ijwi rirenga ati, umuntu wese arangura n'ijwi rirenga ati, mube muretse kugeza igihe abagaragu b'Imana barangije gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Ubu ngubu abantu bari kuniha, abantu bari gutaka, Imana iri kwifuza yuko ibababarira ibyaha byabo, kandi iri kubikora kuba ari maso kandi bafashe imyanzuro batajenjekeye ubugingo bwabo. Yesu ari kubasabira kandi bagomba gushyiraho ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Aba bantu bagomba kuzambuka bakajya muri Kanani yo mu ijuru abakiranutsi bateganyirijwe, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe. Kandi nawe ushobora kugira umugabane wawe uramutse ufashe umwanzuro. Yesu rero uyu munsi ntabwo ari kwifuza ko imiyaga yahita iwuha, ahubwo arifuza yuko abantu bafata umwanzuro. Ariko niba ijambo ry'Imana riri kugezaho ukanga gufata umwanzuro, ushobora kuba uri kwisohokera nk'uko abafarisayo basohotse basize Yesu ahari kugira ngo ababarire ibyaha byabo. Byanditswe kugira mu butumwa bwiza muri Matayo igice cya 21, marayika w'Uwiteka yaraje kubwira Mariya ngo uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Mariya uyu mugore habaye ikintu gitangaje, kuko we yemeye irarika ry'Imana, asaba imbabazi z'ibyaha bye, kandi Imana iramubabarira. Yesu amubwira ati, ariko genda ntukongere gukora ibyaha ukundi. Imana ikubwira abantu bari gucika ku cyaha, Imana ikubwira abantu bari gutungira ibyaha byabo urutoki kandi bagaca bugufi bakabyemera kugira ngo bacike kuri iyo ngeso, kandi Imana yiteguye kubaha imbaraga. Ndagira ngo twumve neza ibyo Madame White yabonye hari mu isoza ry'igihe cy'imbabazi, murongo ku ipaje 54, ngo mbaza marayika twari kumwe kunsobanura ibyo numvise n'icyo abo bamarayika bane bari bagiye gukora. Yambwiye ko Imana ariyo yahagaritse izo mbaraga, kandi ko yahaye abamarayika bayo kurinda ibyo ku isi byose, ko abo bamarayika bane bahawe imbaraga n'Imana kugira ngo bafate imiyaga yo mu birere bine, kandi bakaba biteguye kurekura iyo miyaga. Ariko ubwo amaboko yabo yiteguraga kurekura iyo miyaga igiye gutangira guhuha, ijisho rya Yesu ryuje impuhwe ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso, maze yereka se ibiganza mwinginga ati, ko yasheshe amaraso ye ku bwabo. Hanyuma undi mumarayika aroherezwa ngo aguruke bwangu asange b'abamarayika bane, ababwire gukomeza iyo miyaga kugeza igihe abagaragu b'Imana bamarira gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Aha bavuze amagambo atangaje yuko Yesu ubwo yateye ijisho agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, kuko agomba guhaguruka ahagurutse, akahita yambara umwambaro w'ubwami, akaza aje guha ubwami abemeye gufatanya nawe muri iyo ngoma yimikiye ku musaraba i Karuvari. Agomba kuza, ariko ubwo yari ahagurutse imiyaga ngo yari itangiye kurekurwa, biteguye kuyirekura. Byanze bikunze hari ikintu cyari gitangiye kubaho, kuko kuba imiyaga yari igifashwe no kuba yari itangiye kugira uko bayirekura byagombaga kugaragara ku isi. Kandi no mu ijuru Yesu yagombaga kubona neza yuko umurimo we uri kurangira wo gusabira abantu. Ngo ariko ahindukiye ngo yarebye, ijisho rye ryuje impuhwe rirakubona nk'uko uyu munsi nanjye riri kumbona. Abona yuko utiteguye kandi ibyago birindwi wazabisukirwa uramutse utagize amahirwe yo kwihana uyu munsi nk'uko Imana ibyikwifuzaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo nshaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe. Mbese uyu munsi waretse gushakira urwitwazo imibereho yapfuye, waretse gushakira urwitwazo ubunyacyaha bwawe, ugasanga Imana ikakubabarira, ugafata umwanzuro uwufashe.
naho byagusaba kunyura mu nzira ifunganye, ibintu byose Satani agashaka ko bikwituraho, ariko ukavuga ati mfashe umwanzuro niyeguriye Imana kuko ibyo yankoreye ni ubuntu gusa. Umunsi wagira amahirwe atangaje. Uyu munsi wagira imibereho itangaje, ibyiringiro mu Mana byashyika, kandi uko kaga kose kakwisuka ku isi, waba ufite isezerano, waba ufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, ntabwo ibyahangayikisha banze kwihana nawe byaguhangayikisha. Kubera yuko Yesu yavuze ko mu isi tugira umubabaro ko yanesheje isi, nawe uku kunesha arakuguha, ukabaho uhangayikishijwe n'icyakurimburiza ubugingo ari cyo cyaha. Kandi Imana yiteguye gusuka imbaraga kubahora basaba kugira ngo imibereho yabo ihinduke, kubahora bakora ibyo babwiwe n'Imana byose, hatagize abagira umugabane runaka bamwe bafata, abandi bakagira undi wo bafata, maze bakagira ibindi birengagiza. Oya, ibyanditswe byavuga ngo havumwe udahirimbanira ibyategetswe byose. Kumva ijambo ry'Imana kuruta ibitambo abantu benshi batanga. Hari amagambo yanejeje ari mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, turimo tugana ku musozo. Wumva ukuntu Yesu adukunda kandi atwitaho, wumva ukuntu Yesu iteka aduha amahirwe adasanzwe, ariko uyu munsi abantu benshi amahirwe adasanzwe bakaba bari kuyirengagiza. Birababaje, ariko kubera ko ari umugabane wabo, Yesu agomba guhaguruka kuko ibyo yasabwaga gukora byose yarabikoze. Imiyaga iri kugaragara ko igiye kurekurwa, mu isi akaga kariyongera, ibyanditswe biravuga ngo ishyano rigomba gukurikirwa n'irindi shyano, ibyorezo birakomeza kwiyongera, akaduruvayo mu isi gakomeza kwiyongera. Nguko uko ibyanditswe byaba bigaragaza ko ni ugusa nk'aho imiyaga iriye kurekurwa. Ariko abari guhungira ku Mana bo ntabwo bazigera bagerwaho n'ibyago. Byanditswe byarambwira ngo abantu igihumbi bazagwa imbere yawe. Uyu munsi uramutse ufashe ku kiganza cya Yesu ukemera ibyaha byawe, yakugirira ubuntu. Wifuzwe byose, paje 570 niyo ngira ngo dusome, turimo tugana ku musozo. Mbese Yesu yakira ati isengesho ry'umunyabyaha wihana? Mbese Yesu yitwara ate muri iyo situwasiyo iyo umugore nk'uriya mugore uko yayitwaye? Mbese Yesu uyu munsi uramutse wemeye irarika rye yakwitwara muri dosiye yawe? Igihe Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, umva ukuntu Yesu atwitaho. Haranditswe ngo amasengesho y'usaba yicishije bugufi ayagira ye nk'aho icyifuzo kiri mu mutima we ari icye bwite. Isengesho ryose rimaramaje ryumvikana mu ijuru. Amasengesho y'usaba yicishije bugufi ayagira ye nk'aho icyifuzo kiri muri uwo mutima ari icye bwite. Isengesho ryose rimaramaje ryumvikana mu ijuru, nubwo ryaba ritavuga nk'uburyoza. Icy'ingenzi ni uko umutima uba uhamanya naryo rirazamuka rikagera mu buturo bwera aho Yesu akorera, maze akarijyana imbere ya Se ritunganye, aryongeyeho imibavu yo kubonera kwe bwite. Uyu munsi uramutse ufashe igihe cyawe ugatekereza ku rugendo rwawe kuva ku itangira ukagera aho uhagaze ubu ngubu, ushobora gufata umwanzuro ukavuga ati ndakwiyeguriye. Ushobora gufata umwanzuro ukavuga ati ibyanjye byose ndabikweguriye, impagarike yanjye yose ndayikweguriye, mpindura uko ushaka Nyagasani. Iri sengesho turasomya amagambo avuga ngo Yesu ayitwara imbere ya Se nk'aho ari rye bwite. Imana ibona ukugusaba nk'aho ari uk'umwana wayo. Mbega urukundo rutangaje! Iyaba uyu munsi ibintu bihaga amahirwe. Byanditswe byabimbwira neza yuko ubwo iyi miyaga izarekurwa, abantu bakabona ibyago bibisutseho 7 nk'uko dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe, abantu bazava ku nyanja bajye ku yindi, bazabwira imisozi ngo ibagwire ibahishe icyohe cy'Imana, abantu bazajarajara kandi bararangiwe inzira y'agakiza bigikubita bakabyanga.
kubera ko bihora bisubirwamo inshuro nyinshi ukabyumva, bugacya ukabona nta kibazo, bugacya ukabona ubuzima bwakomeje, umwanzi agutera kumva yuko nta kaga urimo. Ariko nushishoza uretse kwihenda ubwenge, ibi bihe nawe ubwawe byagushajije, abenshi byabashajije, ni ikigaragaza neza yuko hari ikintu kigomba kubaho mu bwami bwo mu ijuru. Yesu agomba guhaguruka. Abiringira Imana nibo bagomba gusigara bashikamye. Uko Satani ari gukaza ibintu bye hano mu isi, niko Imana iri gusuka ubuntu bwayo ku bagize gute, kuba ari imbere yabo bayitakambira, bifuza guhabwa umugisha uyikomokaho, bifuza guhabwa imbaraga ngo bashikame, Satani atabateshura akoresheje ibigeragezo bye byose. Uwiteka abane nawe, Uwiteka akugendera, aguhishurire ugukiranirwa kwawe, aguhishurire ububi bwawe. Ndakwinginze ntuve imbere ya Yesu utamusabye kugira ngo agubabarire ibyaha byawe. Ntubikerense ngo uve imbere ya Yesu nk'uko abafarisayo babikoze, byabaviriyemo kurimbuka ku iteka ryose. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko Yesu yiteguye uyu munsi kutubabarira. Yesu yateye ijisho abona yuko uyu munsi hari nawe wagira amahirwe yuko wahabwa imbabazi nayo. Ntabwo Yesu ashobora guhagarara ngo intebe ayihagurukeho hari umuntu n'umwe ubutumwa bwiza butarageraho. Icyo kuri ijambo ry'Imana tubwira neza yuko waribonye ntagire ikintu rimumarira, risiga rimuciraho iteka. Ntabwo nifuza yuko waninira ijambo ry'Imana rikawusiga guciraho iteka. Ni ukuri fata umwanzuro. Uwiteka yifuza kuturaga paradizo. Yesu yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Yesu yagiye kudutegurira aho tuzaba, hatazarangwa icyaha, hatazaranga imibabaro tubona hano mu isi, hazahora amahoro masa. Kandi abatuye ibyaha byabo, abihanye gukiranirwa kwabo, ababarije inzira za kera, arizo nzira nziza, arizo nzira yo kwishingikiriza ku gitambo cya Kristo, umuntu akasigara yumvira imibereho nk'uko igaragazwa neza mu ijambo ry'Imana. Aba bantu nibo bonyine bazahabwa iyi paradizo, abantu nibo bonyine bazagirirwa aya mahirwe adasanzwe, kandi tugeze aho byanze bikunze umuntu agomba kuhagira gute, agomba kwambuka. Rero muri aka kanya numva icyo nakubwira ari uko wafata umwanzuro. Ijambo ry'Imana riragaragaza neza yuko nta gihe kinini dufite hano ku isi. Riragaragaza neza yuko icyo ukeneye hejuru y'ibibazo wumva ufite ku mutwe wawe ari ugukemura ikibazo ufitanye n'Imana. Bitekerezeho neza, ufate umwanzuro, kuko cyo nta gihe dufite. Kandi umwanzuro uyu munsi ushobora gufata ushobora kukuberaho uw'ubugingo cyangwa uw'urupfu. Gerageza utekereze ku mibereho yawe. Ijambo ry'Imana ryaduhaye akabarore k'abantu bagiye babwirizwa bakanga kwihana, bakagira imibereho mibi. Ntabwo ari byo ijambo ry'Imana rikwifuzaho. Waba wowe mufarisayo, waba wowe wumva yuko uri umuntu ukomeye, waba wumva yuko uri umupasiteri wize amashuri menshi, igihe cyose imibereho yawe gifite inenge, igihe cyose ukibona ko hari urutoki rutunga icyaha mu mibereho yawe, nubwo mu maso y'abantu ntawe ushobora kuza wenda ngo abigaragaze ngo abantu babibone, ariko urutoki rw'Imana, ikaramu y'Imana yandika itibeshya. Niyo mpamvu twese tugomba kuza imbere ya rutare tukameneka. Yesu byavuga ngo abatazikwita kuri urwo rutare ngo bameneke, uwo ruzagwira wazahinduka ifu. Umuntu wese turi kwita ku ijambo ry'Imana ngo rimutunganye, rimwereke gukiranirwa ko yakwihane, umunsi ubwami bw'ubwiza buzamugwa gitunguro, azakorwa n'isoni. Rero Imana ibane nawe, ikugendere mu myanzuro yo gufata. Yanditswe byavuga ngo ntabaza ndagutabara nkweka ibikomeye biruje utamenya. Kandi naho ibyaha byanyu byatukura utukutuku,
irabyeza bise na shelegi. Ijambo ry'Imana uyu munsi rifuza kuguha ibyiringiro muri Kristo Yesu. Umuntu wese iyo yemeye irarika ry'Imana akagira imibereho ihindutse akumva ijambo ry'Imana, uwo muntu aba atangiye kujya kubyera byo mu ijuru. Reka umucyo wose ijambo ry'Imana rikurasira uwumvire. Ni ukuri byaba byiza duhuriye ku nyanja y'ibirahure ubwo Yesu azatunga ku bicu, ubwo azahamagara abera twese tukazamuka mu kirere tukamusanganira ubwo agiye kugaruka. Uwiteka abane nawe, Uwiteka agutsindishirize, akwambika imbaraga muri bino bihe bigoye, kandi namwe abamwiyeguriye mushikame mu bigeragezo byose muri guhura nabyo. Uwiteka yiteguye kubatabara no kubafasha. Uwiteka yiteguye kubakoresha ibikomeye. Reka buri wese agumane icyo afite atakinyagwa, n'utagifite nagishakishe bigishoboka ko cyabonwa, ari cyo byiringiro by'agakiza byo kuzabana na Yesu ugiye kugaruka. Nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye amagambo meza umaze kutwigisha. Umusaraba wawe ubasha kuduhindura abari indaya muri twebwe, abari ibisambo, imibereho yacu igahinduka, tukaba abana bakwiye kuzaraga ubugingo buhoraho. Turakwifuza rero muri uyu buzima, turakwifuza ko udukomeza. Ni wowe nshuti yacu, ni wowe mubyeyi wacu mukuru. Turifuza yuko akaga kose turi guhura nako utwuzuza ibyiringiro, udushikamisha mu masezerano yawe. Amasezerano yawe aze mu bitekerezo byacu, kandi aba ari yonyine atugarukamo, maze ibikanisho by'umwana Satani bihezwe. Nibyo nisengere nsabira abanyumva, nsabira abera bose aho bari, kugira ngo bakomeze, kandi ubwo ugiye kugaruka udutegure kuzagusanganira. Nibyo nsabiye buri muntu wese uteze amatwi kino cyigisho cyangwa se kugikurikirana, mu izina rya Yesu. Amen.